Mukenya mwakabawe ukinga wongera inyanubwati ukinga wongera inkamuzindi ukinga. Ladies and gentlemen, give it up for Inkirigito Clement. Aha, mwiriwe neza, banje kubashimira, Imana ibaho umugisha mwese murasa neza. Nashakaga gusaba musabwa ngwino hano nkwereke, mu gihe ari kuza ntago naba ncecetse, naba mvuga niyo ibintu bya bitumvikana, ariko wenda urakoze cyane. Hari akaririmbo kavuga ngo kakandi wajya gucuranga nyine, ujya ucuranga ushake kavuga ngo hazemo ngo turu 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 tutunta. Iyo turu tutu nuyibura umbwire duhindure. Irimo turu turu tutu, yishyiremo twumve kariyo. Hagati aho mwene data ndagusuhuje Mbonyi, nishimiye kukubona n'ukuri amaso ku maso. Indirimbo uririmba nanjye zinduhura umutima, aruhuka nubwo bano hari abandi hari abintu ngo banziho, ariko reka turu 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 izi. Aha, ndashaka kubabwira inkuru nziza cyane. Ubu mumbona uyu munsi nakijijwe, ibyo mwiteze murahombyewe. Uyu munsi ndashaka kubabwira ukuntu bwa mbere menya ko Imana ibaho. Nari mfite umugore yarananiye, amafaranga ibintu byose tubifite ntacyo tubuze. Nza guhura n'umukozi w'Imana ndamubwira ntireka nkubwira ibibazo mfitanye n'umugore. Arambwira ati sinjye babwira ibibazo. Ndamubwira ni se jewe ndabibwira nde? Arandeba ati bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti ihebuje. Erega nta nindi wabona imeze nkawe, byose ubimuganyire. Ndamubwira ni se ibyo byo kurusengera ko ntabyo nzi. Uwo Yesu uvuga nzamukura he? Ati ku cyumweru ugomba kugenda gusenga. Ndamubwira ni sinzajyayo oya. Iyo mumbwira gusanganira Imana sinabasha kuyitunguka imbere. Nahabiye kure cyane. Oya rwose sinshobora kwitwa umwana w'iyo Mana isumba byose. Nararaburije. Arambwira ati se kubera icyo udashaka kujyayo? Ndamubwira none umwanya wava he? Ese ubundi mbaye iki? None umwanya wava he? Ese ubundi mbaye iki? Kuko reba nawe iyo ndi ku meza, aha, dore agafiriti, dore n'inkumi nziza. None umwanya wava he? Ese ubundi mbaye iki? Arambwira ati se ubu ugiye mu biki? Ndamubwira nijyewe ndi gushaka amafaranga.
arambwira ati komeza uyarunde cyane numara kuva mu mwuka ntacyaza kumarira inyuma y'ibyo byose hazaza urubanza uzasanga waracumujwe ayo mafaranga yanyu oya mwayatwishyuye ntagaragara ngo nyumvire urakoze kumbereza kukamanyu k'umutima nagaciye akamanyu k'umutima gusa. Aha mumeze mute rero? So ndashaka rero uyu munsi nk'uko nababwiye murareba pe nakijijwe bya bindi. Hari n'abantu bajyaga bavuga ngo ariko se nkajya gusaba nk'akazi ahantu nkabwira ati rero buriya nkore Inkirigito mwagize ibirori mwagize ibintu mugira mwantumira nkaza nkababwira Inkirigito. Ubwo no umupapa ndi kubwira kumva nkubwire Inkirigi ngo ndagukunda pe, ariko se biriya bintu waza ukabivuga mu rugo n'abana ngo byagenda gute? Ntibamenye yuko jewe nkora n'Inkirigito zose. Uyu munsi niyo mpamvu navuze ngo nze kubabwira Inkirigito yo muri Bibiliya. Murayiteguye? Aha, birasaba ko tugendana akantu ku kandi. Reka rero mbabwire, abantu basomye muzi inkuru ya Yesu ari kugendagenda hejuru y'amazi. Icyo gihe ari kugendagenda hejuru y'amazi, abigishwa be baraburanye baravuga ngo reka nguriya ngo ntago ari we. Abandi bati ashobora kuba ari umuzimu ngo agendera hejuru y'amazi. Ati ntibishoboka, ntago agendera. Petero we aravuga ngo Yesu niba ari wowe koko mbabarira reke nanjye ngendagende hejuru yayo. Yesu aramubwira ati rero birasaba kwizera gusa. Ubwo ngo wigenda ngo birasaba yuko wizera gusa. Ubwo Petero yishyiramo kwizera, atangira kugendagenda hejuru yayo, atangira kugendagenda hejuru yayo, atangira kugendagenda hejuru yayo. Sinzi ukuntu rero yahindukiye ari kugendagenda hejuru yayo, arebye munsi gato ahita abona umugore wa Uriya ari koga yambaye ubusa. Kandi mureke mbabwize ukuri, niwe mwami nawe muri Bibiliya bavugaga ko yakunze abagore benshi pe. Ubwo rero akimubona yumva mugiriye irari rikomeye cyane, ahita abwira abagaragu be ati nimugende mumunzanire. Baragenda baramuzana, ariko bari kumuzana ukabona bafite umujinya, bafite uburakari, barimo baragenda bitonganya, bahita bamuzana bamumujugunya imbere. Aravuga ati se uyu mugore ko mumunjugunya imbere yakoze iki? Baramubwira ati uyu mugore yasambanye. Aravuga arababwira ati yunama hasi arandika ati ngaho utarakora icyaha namutera ibuye. Ubwo noneho ngo umwe yaza agasoma agahita yigendera, undi yaza agasoma agahita yigendera, bagenda urusorongo. Ariko havamo bamwe baravuga ngo reka twe tuyamutere sha. Barayamutera. Niwe muntu wambabajeho muri Bibiliya wapfuye yicishijwe amabuye. Nuko ariko agiye gupfa arararama arareba hejuru aravuga ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakoze. Nuko ngo baramukubita, noneho bigeraho nyine arapfa. Murabizi ko kera iyo umuntu yapfaga bamuzingazinganga mu bitambaro bakamushyira mu gitare bakagifunga. Arapfa rero baramushyingura. Ngo umunsi wa mbere urashira, umunsi wa kabiri urashira, umunsi wa gatatu urashira. Ku munsi wa kane ngo babona Yesu nibwaje. Bashiki bahita batangira kumubwira ngo ubiyuza atarapfa ntago aba yarapfuye, ngo inshuti yawe twagutumyeho ngo turakubwira ngo ararwaye, ngo wanga kuza akiri muzima, none yarapfuye bamaze iminsi ine yatangiye no kunuka. Ngo Yesu biramubabaza, ariko arababwira ngo unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Hanyuma ngo bakiri muri ibyo ahita avuga n'ijwi rirenga ngo Lazaro sohoka. Ngo muri ako kanya Lazaro bagiye kubona babona arasohotse, bahita batangira guserebura, barabyina ukabona bari muri show barishima baraserebura, abanywa baranywa, abarya bararya, ngo ikirori kimeze nko hariho kigitangira. Ngo bagiye kumva bumva ngo vini irashize yamaye. Baravuga ati ubu bukwe nibwo bwari bukiryoha, none ngo vini irashize, ubu se turabigeza gute? Ngo baragenda babwira Mariya ngo Mariya
ngo turebere umuhungu wawe ko hari ikintu yadufasha n'ukuri kuko ibi bintu birakomeye. Arabwira ati nimutuze. Aragenda abwira Yesu ati se Yesu, kubona buno bukwe wambabariye ntunteze abantu bikana, mbabarira ugira ikintu bakorera. Ngo Yesu aramubwira ngo ariko kubizi neza ko igihe cyanjye cyo gukora kitaragera, uragira ngo bigende gute? Aramubwira tumva ntuneze abantu bikana. Ubwo noneho ahita yigendera abwira abaserivaga ngo umva ngo icyo ababwira ngo abari cyo mukora. Nuko hashize akanya Yesu abuze uko abigenza, ahita avuga ngo ngaho nimuvomera ibintu byose biri hano mu byuzuze. Bavomera icyambere kiruzura, icya kabiri kiruzura, ngo biragenda biruzura, batura batira no mu baturanyi ngo biruzura, ngo icyanyuma kimaze kuzura ngo amavuta nayo barakamye. Wa mugore ahita yishima cyane, aravuga ati Imana iranteturuye, ideni nari ndimo ngiye kuryishyura. Ngo ahita asohoka rero, ngo agenda asakuza mu mudugudu wose, aba aririmba. Abantu bamubonye baramubaza ngo ariko kuri kuririmba byagenze gute? Ati nimundeke ndirimbe, nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka mushya, hahandi mwari munzi narahimutse ubu ndi mushya. Murakoze cyane, nitwa Nyirigito Clement. Abantu mwe rero mujye mudushyigikira, sibyo? Murabibonye ko ntakora za Nyirigito zindi, no mu rusengero nakora Nyirigito, no mu bukwe nakora Nyirigito. Ejo bundi nanditse Nyirigito y'umugore ugiye kubyara. Ibyo byose rero buri kintu cyose nagikorera Nyirigito. Reka rero muri aka kanya nigurisha. Umuntu wankenera ngo mukorere Nyirigito, yaba ari mu rugo afite pati, uri kumwe n'abantu, urabona utu n'utuntu twiza nyine wagane biri classe, uri kumwe n'abantu, umwana akaza akabikaraga imbere gutya ari kubikaraga, ni ibintu byiza. Umuntu rero wankenera mu bukwe cyangwa mu birori ahariho hose, namukorera Nyirigito ijyanye n'ibyo ashaka. So ndigurisha gute rero? Umuntu bishaka wampa akazi 078 90 40 574. Murakoze kuzampa akazi, Imana ibahe umugisha. Ese waba wibaza ahantu ushobora kugura telefone ya Samsung cyangwa iPhone ya original y'umwimerere ifite warranty? Samsung 250 ni igisubizo kuri icyo kibazo. Tugane ubashe kugura telefone muri zo twavuze. Reka nkwibutsa kandi kantu, ushobora kugura iPhone cyangwa Samsung ukagenda wishyura gahoro gahoro mu byiciro. Si ibyo gusa, Samsung 250 tugufite televiziyo za Samsung nziza ndetse na firigo nziza kandi ziri mu ngano zitandukanye. Nkwibutsa ko nanone ukeneye nka kamera z'umutekano, genzi kuka n'ibindi bikoresho byo mu rugo, watugana kandi tukabiguha n'ubundi ari original bifite na ya warranty twavuze haraguru.